icyo kintu kuba mwana ukavuze yibaza icyo kibazo kiwe n'iki ahubwo igihe cyose ushobora kubaza abantu tugiye muranzi ikinyuranyo cyacu kiravuga ngo ngewe n'iki.
dukikijwe n'abantu benshi baba bari munsi y'Imana nanjye mama Yesu ashimwe cyane ku buryo turi mu gusoza bamaze kudusorezaho natekereje ariko bano bantu bibiri umutima wanjye iyo babwira tukifotoza ifoto nambara n'ifoto y'urwibutso Yesu ashimwe cyane ariko ndavuga kwibuka uburyo kuwa gatanu twari hamwe noneho numvaga nshaka kugira ngo yoherezwe ku rubuga rwa Life Christian Ministry Yesu ashimwe cyane hari abantu bakunda guterana hari abantu babyishimira yewe uwo musi akaba yasinze ariko agatuga ati byihuse bene data bari bahari haleluya birangiza nabikoze ariko nabashimiye muri iri teraniro rigana gutya n'Imana data
bose bishimire bashyigikiye kandi bashimire ibyo babafasha. Abantu bakora ibyo tutabasha gukora bashimire yuko babafasha bagafata umwanya utari uwabo bonyine ahubwo ko kugira ngo natwe badufashe. Amashuri ari ku rwego rwa standard hejuru, umuntu yarambwira ati nta kintu bigisha confidence. Perezida w'umuntu w'umupfapfa yacecetse kugira ngo arike confidence. Abantu benshi bafite ubushobozi ariko ikibazo bafite igihunga. Ndabona baguze imodoka turashize turapfuye, gatangira kugira complex, gatangira gutekereza ngo ngewe ni hehe. Ibyo bintu ari ikibazo biteye. Abaye ifite utararira hari ikibazo biteye. Igihunga iyo rero harimo impinduka, harimo development, harimo gukura, harimo gutera imbere, harimo ibintu bibonerwa nk'uku nguku kwawe mwitege. Hari amagi igihunga kaza Fred gusize nta muntu uhanganye, nta muntu usiganwa, ufite inzira yawe urimo, ufite icyerekezo Imana yawe ahantu ujye. Mukomeye mu mashyi umushimire, wohereza mesaje ya felicitasiyo. Niba mutagakora mubwira uti Imana izaguha urugo rwiza, muzabyara abakobwa n'abahungu, niwe miyandi kurira ariko rwandikira Imana zikajya ku isena uyohereze kandi ujya mu cyumba kimwe urire urashyize kwihaguye mu bukwe muri kanzu nziza wagize ubutaha kandi ubutaha amaso atukura no byinshi abizi naraye masenge wiyumanganye Imana izaguha. Abantu bamugana ndababwira impamvu zimwe nagiye mbona iba bivuga ko cyari kicaye, ariko birashoboka ko aba bantu bashobora kuba barasigaye kubera umubare Imana yahaye gusa. Nabwo ndashaka abantu kandi ndashaka ko bava muri uyu muryango. Iyo ufashe abantu 70 ushobora kubagabanya na 12 kuba n'umubare bya bindi bita n'ibyo bintu biza za multiples, umubare ukuvuga n'undi cyangwa ukagabanya n'undi. Noneho usanga iyo ufashe batandatu baba 72 murabaza no muri za akisi no mu bikorwa byakozwe n'intumwa cyangwa Yesu yohereza abantu 72 bivuze ko muri muryango havuyemo bangahe? Batandatu. Ariko mubwira 70 hari babiri babura, sibyo? Uba abantu biravuga ngo nabo bari ku rutonde ariko barangije ntibahagenda basigara mu ngano. Abantu bazi guca bugufi umubare uzi tugiye kujyana niba bari bisi haba tugiye mu gitera uzi kugira ngo barimo abantu bakuze babiri bashobora kwitangira abandi nk'imyanya ibaye mike. Nanjye ndagenda nanjye sinsigara wamusiga hagakomeye, ariko hari ahantu kujya kwigaragaza muri ujye guhura na perezida buri muntu aza yambaye gutya, tuzagenda mu modoka ameze gutya, perezida azahagera iki n'iki, wajya kubona ukabona umugeze wawe ati nisimuze wasiga ushobora gusigara ariko watakubwira madamu icyo bakoze barangije kujya kubona na perezida. Abagabo ntawe uzi ko byagenze, ariko ngo bari bemerewe, bari n'ikigo barangije ngo bisigarira mu nganda abantu b'Imana n'ababakiri. ngira ngo Mose yarebye bari hambo kurusha abandi
barasanga none uko bagezeyo Imana ibafashe umwuka wose bahawe kugira ngo mupfunyika kugira abagegura ngo bari mu ngano washi nabo batazi kibaho baratangira abandi bagejejeho ariko nibo babonye posho nziza ngo bahanurira mu ngando ntawe uvuga n'ibyo bahaye barahanura kandi basangirira ibyo bahanura ntabwo ari ibintu babibwiye Mose ko yari umuntu w'umunyamwuka umuntu w'Imana nanjye sinari mbizi uriwe ese ubundi Imana uyu mwese yijyana iki barabafasha bazajya bafasha Mose guca imanza buri wese ahagarariye umuryango we nguwo rero Mose abizi icyo bamwiga ariko imbere yacu dufite ibintu bihagurukiye hanganye nabyo by'iterambere kandi uko biri hanze niko biri no mu itorero niko dufite igitutu niko dufite pureshi niko bamaze kurengera niko uyu musore kandi ntabwo wamurenga nageza ngo niyoza bisigaye atabivuga Mose akaza bikabaga byari igihe baramyaga ikigirwamana hari igihe yaje kandi icyo gihe namukuru yari yamusize ngo yamusigaye ahagarariye abantu ye Aroni Mose aza afite amategeko hanze asanga abantu batewe n'umwuka mubi wo kurabira igikoma harimo buriya kara harimo n'uwihubukije buriya musore bagereye kumubwira ngo mu gihe harimo amanuka yamwe na Yesu kubagira kubona abantu abise bose barihura hasi baramya ubarara bazamuka ngo bavuze induru ngo cyangwa barimo barahimbaza urusaku ntabwo guhimbaza Imana ndumva harimo umwuka utari mwiza yari yabuze umuntu uza kumubwira nageze aho nibaza nshaka kumenya uriya musore kumenya yituye mu bitamureba ntawe ufite uburenganzira bwo guhindura ntego byose biberaho kubw'Imana ngo aragenda arabivuga ariko n'ureba urugendo yakoze buri mwanya byamutwaye yiruka ajya kubivuga urundi wamwite ngo urashya wambiye uravuga n'iki abahanura n'ibidashoboye guhanura bakatsana ubafite ishyari ariko nanjye naho garukira hari igihe kubivuga byaba ari byiza hari igihe kubivuga byaba ari ibiki kujya kubiregeka turi mu gihe kandi ndabibabwira kugira ngo namwe mubirebe mumure amaso yanyu mubirebe Imana iduhaye amahirwe bayibare ni amahirwe yo kwaguka ariko muri uku kwaguka amahirwe ujye ugira uti niba bikima kwigira kuri Mose cyane kugira ngo muri kure Ejoro kandi iyo bamuzaniye akabaseka kugeza no kubabaga bamuhangaye badatinye kubimubwira mu maso bamucira mu maso babimubwira nka Kora ngo yaraje ahamagara 450 zirema intego wabwira Mose mwebwe muri kuri uriya ruhande turi turahanganye ni mwebwe mufite Imana cyangwa ni twebwe tuyifite Mose aravuga katugeze tujye kubaza Imana yijyana kujya muri izo mpaka kandi reka mbabwire muzakurikirana abantu b'Imana bose bagiye bakomera niko bameze Dawudi yigeze guhagurukirwa na muhungu Abusalomu
ngo ashaka abasore bandi bari aho bari banyuze burya abantu bize bakunda kugira ifoto hasi n'utwibenge nta kibazo. Niyo mpamvu mubona mu bihugu byinshi opposition iba muri capital city. Abatavuga rumwe na leta akenshi n'iyo bagiye gutora abenshi abadatora ubuyobozi buriho ntabwo mu mujyi mukuru hano inararibonye bize nawe mu mwiza udaturiya n'umubyeyi umuntu akabayobora n'umugore ariko twebwe abo bita elite kora na datani na birango ngo bahagarara bafite iterambere rikomeye ngo bahangana na Mose. In fact na Dawudi yavuze niba umwana wanjye mpagukiye kwiga nimwibure buriya n'uwiteka umwana nta kintu nabivuga ahubwo reka nirungire ngo Dawudi azamuka umusozi arira ikizamuka kabuze kurira kuba kwinshi uzikurira ikizamuka ngo agendera inzira yose Dawudi umwana agendera inzira yose ararenga hagati bizakorwa n'umuti Imana irangije iyo yaje kumwanya barimo bapanga uburyo bari buhure nabo kumara kubana nabo. Umwe mu bajyanama batari beza witwaga Ahitofeli yavuze mwinda kuba Ahitofeli witwaga Ahitofeli yarashobora ati isoko uramuzi ko ari umugabo w'umunyentambara nawe reba ngo akubwiye ngo ari hariya kugira ngo niwe buriya yahavuye yagiye mu bundi buvuzi imfaka ntabwo ariwe n'undi waba uje kujijisha inama za Ahitofeli ikoso ari umunyentambara na buriya bavuga ngo ari hariya buriya ntahari ndetse kumva byamutatu n'ukuntu bakoresha bamusanze ahantu ahamaze ariko nyine ntabwo yahava agenda ajya kwigisha ahandi mu ndani barazamuza ngo burundu niho nasubiza Mose abonye bamuhagurukira yitaye agenda hano kuba navuga ngo Mose yabise kugera mu ijuru ngo ninde uzaba ari ubundi bari ku bwoko nyina umubyeyi bazana abantu bashaka umwanya ibumoso umwanya ibyo ngibyo ni ibintu by'abantu bari ku rwego rwo hasi. Iba umubyeyi gito wikunda bigeza ngo afate uruhande rw'ibumoso rwa Yesu narangiza no rw'ibumoso rw'uwo n'urw'iburyo rw'uwo. Hari abantu beza bati bari hano kavuga byose ni muri imwe byose ni muri imwe byose ni muri imwe byose ni muri imwe ngiriye muri imwe ngiriye muri imwe ngiriye nibi ni muri imwe nibi ni ibyagiriye ibyo ngibyo madame ibyo ngibyo si ibyanjye. Mose aritaye ira yuko uruhande rw'Imana rizamuye aritaye itorero rikurikiyeho baraza bahagarara barongera baca imirongo bagiye kurwana murengane murengane turabere twebwe nitwe dufite Imana mwebwe nayo Mose ngo bagiye kumva muzika Imana ikinguye urugi rw'ijuru ridasubitse n'ibishimbo bera kandi muzi kuri Imana ivugisha inkuba n'imiyaga n'imishyitsi kumva ijwi ry'Imana ngo bajya kumva imiyaga irakubise inkuba zirakubise byose biracitse bajya kubona hahinze umushyitsi abatatu bari bahagaze bayoboye irindi teraniro bahagaze imbere arimo Kora Datani na Abiramu ngo bari bari imbere y'abandi harimo abajenerali barimo abakomanda bayoboye ngo bagiye kubona babona isi irasana ngo irabamira umwanya urangiye Imana y'igihugu abandi magana abiri na mirongo itandatu babiri naho baciye niba abantu baribuka baravuga ariko bamwe itaka isi iyo filime nayo
bose nta kintu nabivugaho yaciye baritaje bazi w'Imana dufite challenge yo kugaragaza ko nta kintu dufite. Ibiri ku meza y'undi ari n'abijya biri kure. Hari abantu baba aho basanga ari ku meza y'undi ari n'iki. Imana ikabwira iki kwa mama. Imana ikabwira icyo kunywa kiye. Umuntu ikamubabaza, umuntu ikamurya, kandi niyo cyapa kuri ariya meza ye cyameneka wenda utarakinyuze. Muri ubu rugendo turi gukora nuko abantu bafite icyizere honyine ikakurwanirira, wagira icyo ubona ukarya nayo ugafata ukayizana ugashyira hano ukayiha ukicecekera, iryawe nayo bikamugongo umwe, ariko nushaka kureba ku meza ye usanga byari bya Dawudi aravuga ati Uwiteka aragenda agaterura ameza yanjye ibaze umwaka yazana akajya hagati y'abantu yanasuka mu gapira, noneho Uwiteka yagisuka mu gikombe cya Dawudi bigasuka abandi bagategerezaho ibirikira ngo kigasenge ko abantu Dawudi arabivuga ati nuko bimeze Imana irateganya ikajya hagati y'abantu yakusanya Yesu maze akajyashinga ibyaha. Wamuzi icyo bivuze gutegura ameza hagati y'abantu? Muzi icyo bivuze? Ni ukurata abana impyisi zigira zite? Kurata abana impyisi zigira. Mose nicyo gicu. Niyo ku gicu cya Mose kimeze. Mwigireho, murebereho, nuhura n'akantu nk'ako kagashari kagashaka kuza jya wigira ute? Jya ukibuza ngo yanga kugira ishyari, niko uwo mutwe w'amagambo uvuga ngo yanga kugira ate? Yanga kubagira ishyari. Niba ugenda mu modoka nziza, abagenda muri bane muraseka iki? Imodoka twita bane muraseka iki? Ngo yanywa akagenda itamapiyesi ngo abana bagaseka, bane muraseka iki? Ibana muraseka iki? Nta kibazo. Icyo Imana ireba ni iki? Ni umutima. Maze urebe Imana ukuntu izashingira kuri uwo mutima, ikagukura inyuma, ikakuzana, ikakwicaza hariya. Turi mu gihe kirimo challenges. Buriya gukura abantu barakwifuza, kwaguka abantu barakwifuza, ariko hari elements zakubagaza. Hari ababigwamo. No mu gihe cy'itorero rya mbere byakozwe n'intumwa, itangaza ryarabaga, ariko ari nako bashimwa. Kandi bashimwa baguye mu bitangaza. Bicika. N'umuntu akaza akavuga ati turi mu bitangaza. Kumbe hari umwana ko umwuka w'Uwiteka ibintu byakoze amaboko y'abantu mu nzira. Abantu mu nzira bashobora kugwishyura. Ariko ikiza cy'umwuka w'Uwiteka bakava mu maboko y'abantu mu nzira. Ugasanga uri kubikora ari mu nzira. Wowe mu nzira ugasanga protocol ntakuzi. Ibaze waravukiye hano. Ugasanga protocol ugashaka umucanga ugati nta burenganzira. Ushaka kuza kwicara hano ugati nta burenganzira. Mujya mubibona ariko muri state protocol. Ugati nta burenganzira. Imunsi nta burenganzira. Ntabwo munsi nta burenganzira. Ugasanga ni mu nzira ye pe. Icyo gihe uzamenye ko ibintu byafashe vitesi yiwe. Control yose ibintu birabera hano, hari undi muntu ubikontorira hano ngo Ananiya, ndimo ndasoza, Ananiya na Safira ngo barinjira, ariko haje Ananiya ngo barinjira. Ntabwo nzi ko Daniel amayira y'ishaje cyo yavuze. Yinjira mu muterankunga. Aisha.
bakimubaza utubazo dukeya ntazi icyamukubise terura kimukana we bikubise hasi ukugushiramo abuzo bwe yotera ari Petero bari yako mushimwe fa ibaza ko mushimwe ngo mushimwe gukomeza mushimwe ha habandutse abantu kumva ko karavugira ngiriye ko Aline ntabwo uzi makiyaje yari afite yari yambaye ariko ndayikina hano baranzi protokoli baranzi pasiteri baranzi kubitorero baranzi bikafata igihe cyane warazi hageze asanga ari umwagezi ndakubaza ibibazo gusa wajya mu bucamanza turambaza iki amafaranga mwagurishije buriya butaka niyo mwazanye mu itorero koko cyangwa mwagabanyije ati do urahindura iteka amafaranga twazanye mu rusengero niyo twagurishije iyi butaka ate mbere y'uko ujya kwicara urabona bariya basore bavuye gushyingura kanimaje ibyo bintu murabitekerezo y'ibikabyo nimubona itorero konjo ivuye mu maboko y'abantu muziranye ikajya mu maboko y'abantu mutaziranye zitoze kwibera nka Mose iteka imana sindizi niba wajyaga wicara hano imbere ukaza ukabona poto ukabona furedi wicara hano ntuzasubire ngo usubire mu nzu hari uwasubirayo avuga ati mukangira muti ari nka Mose yagenda akayica akasubira iki akasubira iki akora n'agasuzuma ese gukoresha amato ku muntu utazi abantu nubona bikubaye kimuzira kuri Mose sagira iki ndadabdi mugaya nyuma imana nibona igikwiye ubuzima ushobora kwita kwicaza aho ngaho gusa kwigeza kugera yangu byasabye ndabizi sinabi kwisubiza umvuga kimara kurahira nawe yakubiswe n'imbuga baratwara bajya kugira bate umuntu wabirebaga ariko yaravuze ati amateraniro baratwika amateraniro yungutse bazi rwose yakwita gusenga naravuze gukura ni byiza niba ari ibintu turimo dukora ibi ni ikimenyetso cyo kandi imana ikomeza amaboko yanyu dukure neza ariko dukure tuzi gukuza ukomeye victory belongs to one umuntu gusa ndababizi muri twebwe nta muntu w'igitangazo nta muntu udasanzwe urimo nta mukiranutsi urimo uruta abandi ureba akagewe ariko nawe dukuye paji tukayizana nawe urayizi harimo imituku harimo ubururu yego harimo n'imituku hari aho bajya bagerageza igihe kavuga utahareba rero biri twiriye imana yihanga amaso niba uje muri uno murimo niba ufatane kwitonda gukomeye ariko wirinde igihe niravuga ngo nimurangiza gukora ibyo byose mujye muvuga yuko muri iki abakozi b'iki ibaza ariko umuntu ukwigisha avuga ati ntuzajya umara gukora ikintu cyiza fasha
ufashe miliyoni 5 ukazitanga mu rusengero tukubake inzu y'Uwiteka, ntuzajya gutaha, uzajya utaha umutima wawe. Abantu ubwo bakomeye amashyi umutima wawe ugenda umutima ntacyo maze. Ndi umukozi w'iki w'imburamumaro. Niba hari ijambo nabasigira njya kwicara muri ibi bigaragara, abantu b'Imana bose Imana yagiye ibonekera barayibazaga njyewe ndiki. Ijambo narize kuwa niba utajya wibaza ngo wowe iki mu bintu Imana igukoresha ikugejejeho ntabwo biteye. Niba utajya wibaza ngo njyewe ndiki, njyewe ndazi icyo kibazo kuwa nawe. Dawidi yabwiye Mikali yari umukobwa wa Sawuli, yari yaramushatse, yamuhaye amaze kwica Goliyati, amushyingira umukobwa we. Bari abantu b'ibwami, royal people. Ndatekereza ko Mikali yari umuntu udakwiye no gushaka Dawidi gusa, urebye kuri baka bwawe, ariko baramuha kubera ukuboko kw'Imana kwari kuri Dawidi. Ariko uzi ko Dawidi nyuma y'amahimbazo y'Uwiteka Mikali ashatse kumukwera, sinamubwiye ntacyo nari ngicyo. Imana ifata ubutware bwari bufitwe na so iravuga njyewe ndiki. Urangije igitangaza nafashe, Imana yafashe ibitari ibyacu irabimbirimye ruguru, njyewe ntacyo ngicyo. Niba umuntu w'Imana use ukaba utagira bivuga icyo kintu kuwa Mana, ukaba utagira ibibazo icyo kibazo njyewe ndiki. Ahubwo igihe cyose bashaka kubaza abantu tugiye guhanza ikinyuranyo cyacu kiravuga ngo njyewe ndiki, njyewe ndiki. Uzi Yakobo n'abana be atahutse ahuye na mukuru yaramubaje ngo niba aba n'abana Imana yampaye itabambereye gukiranuka, ahubwo ibambereye iki? Ubuntu. Buri kantu kose yaba health, yaba amafaranga, yaba ari inshuti, yaba ari abantu, yaba ari uburyo, yaba ari ibyo ugezeho, wowe iki? Wowe iki kugira ngo aba ari wowe inyuma? Wowe iki kugira ngo ukomeze ukomeze? Nabatwaye amasaha ariko mbaga nshaka kwambara kuri munsi. Nguwo ngiki gicu gikomeye nugera ahantu cyari cyo kukireba ntabwo utabuze. Hari n'abakurambere bacu bajyaga bagira n'ibintu byabatera babona bivuye mu rupfu, turaruta basokura abakurambere babaye igicu cyane kitugose bose banyuze muri ubu buzima. Ntabwo tubaruta, twe tubigize, ntabwo tubaruta. Nugera ahantu ukabona ibintu birivanga, ukabona ibintu bikungu, uzagira ute? Tubere icyo gicu. Imana ibamugishe gaduhanuke kugeza saa 8 kubuke ku maguru yacu. Gira ikintu uvugana n'Imana utakira pasika kugira ngo dusoze. Gira ikintu uvugana n'Imana, zamura ku maboko yawe kugira ngo ucurane gake, ugire amagambo make uvugana n'Uwiteka. Imana ibamugishe. Reka dukorane Imana yacu amashyi menshi. Reka tuzamure amajwi yacu, ugire amagambo makeya ubwira Imana bishingiye ku ijambo tumaze kumva. Ugire amagambo tugana n'Imana. Iri ni ijambo riri pasono, ni ijambo rikwiye kuba iry'umuntu ku giti cye, ni ijambo rikwiye kuba iry'akazi gakorerwa muri wowe. Wowe Abayisiraheli turagushimiye guhimbaza izina ryawe. Uri Imana yacu, niwe watugotesheje aba bahanga bameze gutya, uduhamagara muri iki kinyejana ubashyiraho kugira ngo tubigireho. Turagusaba kugira ngo Mwana uhe imbaraga n'ubushobozi, ubushishozi bwo kwiga buri kintu cyose cyo bafite uvuye kubigira. Mu izina rya Yesu, twe kubingangana mu buryo ubwo ari bwo bwose, twe kuvuga mu buryo ubwo ari bwo bwose, twe kutitaho mu buryo ubwo ari bwo bwose, ahubwo dushobore kwitaho Mwana.
dushobozwa byose na Kristo w'imbaraga nta kintu na kimwe kidashoboka mu ruhande